yaje yitwa Kapiteni Regis mu isura y'abababaye ubusharire nk'ubw'umuravumba cyangwa se igikakarubamba ngo yabaye umusirikare dasumbaza aho yakoreye ibitendo. Ubundi uyu musore amazina ye wasanzwe yitwa Kwizera Jordan Marite, yavutse mu mwaka w'1995 avukira mu murenge wa Kicukiro, akarere ka Kicukiro. Nawe urabyumva neza ko rwose ni umwana w'isiti cyangwa se ni umwana w'imijyi. Uyu munsi muri video ngufi cyane tugiye kurebera hamwe inkuru utigeze ubwirwa kuri Kapiteni Regis cyangwa se ko uyu musore witwa Jordan Marite. Uyu musore rwose nyine numwe mu basore bakunzwe n'abatari bake, si byo gusa kandi ashimisha abantu benshi, ari sociable kuri buri umwe, kandi nubwo rwose nyine akunze gukina agaragaza ubusharire rwose. Uyu musore n'umwana mwiza cyane kurenza uko ubitekereza. Nta kintu usabwa rero, niba umukunda uze gukora akantu kamwe gusa, nuze kugenda udakanzireke kuri no video. Icya kabiri uze guca hasi muri comment nyine umwifurize kuzagira urugo rwiza, kubera yuko wamaze kubona yuko rwose Regis yamaze kubona urubavu rwiwe, ubwira amateka yiwe kuva mu bwana bwiwe kugera uyu munsi. Ese Regis nyine yaje gute muri sinema? Ese Regis nyine yazamutse gute, yakuze gute? Ni cyo kintu cyatumye aza muri sinema. Ese ubundi uyu musore yaba yarize? Ese afite abavandimwe cyangwa n'abavandimwe yaba afite? Ibyo byose uraza kubirebera hamwe cyangwa se uri buze kubyumva. Nagore wamenye koko. Nagore nakubona. None se kuki muze muri izi nzu? Nize manyera. Samba ndi mu kazi ntabwo isaba wemerewe kunywa muri izi nzu. Ndaga nasatakora hano. Baby none ibirayi by'imuzi turabirya kaba. Ariko birakunda tu. Sawa. Ubundi uyu musore afite imyaka 31 y'amavuko. Ubwo birumvikana cyane yuko yavutse mu mwaka w'1995, avukira ndetse kandi anakurira mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kicukiro, ubwo ni mu ntara y'umujyi wa Kigali. Uyu musore avuka, ababyeyi biwe bamwise Kwizera Jordan Marite. Ni amazina meza, amazina buri mubyeyi wese yakishimira kwita umwana wiwe, Kwizera Jordan Marite. Ariko uyu musore Imana yaje kumuhindura izina, nyine imubatiza izina rishya, yitwa Kapiteni Regis, ari naryo uyu munsi aka kanya rimufitiye agaciro cyane kurenza ayandi mazina yose nyine abandi bose bajya bamwita. Kwizera Jordan Marite ntabwo nyine ryigeze rimwinjiriza, ariko Kapiteni Regis uyu munsi rimwinjiriza amafaranga, kandi rimwinjiriza amamiliyoni. Nubwo ari amafaranga gusa, ahubwo ryinjiza amamiliyoni. Ndabizi rwose nawe wasanga ugiye buzitse. Ubundi Regis avuka mu muryango w'abana bangahe? Ese Regis afite ababyeyi? Ese ubundi Regis yaba afite abavandimwe? Ikintu ugomba kumenya ahangaha ni uko Regis avuka ari uwa gatatu mu muryango w'abana benshi. Yigeze yakorana ikiganiro na Yago aramubaza ati se uvukana n'abana bangahe? Ese ufite abavandimwe bangahe? Regis yarasubiza ati rwose ngiye mvuka ndi uwa gatatu umuryango w'abana benshi, nta kindi cyaho gutangaza cyangwa se nta kindi nshaka kongeraho. Ese ubundi Regis cyangwa se Kwizera Jordan Marite yaba yarize? Ese niba yarize yize iki cyangwa se yize ibigendanye n'iki? Ubundi Regis muri university cyangwa se muri kaminuza yize muri kaminuza yitwa IPRC Kigali. IPRC Kigali. Birumvikana yuko Regis yavukiye i Kigali, akura i Kigali, arangije aniga i Kigali. Ubwo bisobanuye yuko rwose ni umwana w'isiti cyangwa se ni umwana w'imijyi. Ikindi kintu gikomeye cyane wamenya kuri Regis nuko uyu musore muri university yize isomo ryitwa Digital Media Production. Ese abantu mwize rino somo nyine haba harimo ibigendanye n'iki? Ni Digital Media Production. Ariko urumvikana yuko nyine production ndumva ari nk'ibintu byo gukora ama media cyangwa se nyine media. Ubone ni bintu bya cinema njye niko mbitekereza. No production nyine ugasanga harimo nyine gutunganya no gukora cyangwa se kweditinga nyine wenda ama video, niko mbitekereza. Sinzi wenda nyine nibo ariko biri nyine ni nk'ibi ngibi dukora nyine muri makeya. Digital Media Production, gutunganya ama video, gukora amafoto, ibyo byose nyine wenda ngiye nekereza yuko ari byo byabikorwa muri rino somo. Rero rwose uyu musore birumvikana yuko ibyo yagiyemo nibyo akora uyu munsi, ni kariyeri ye nyine, nibyo yize cyangwa se yarabisomye. Ntabwo ari wa muntu uza nyine mu bintu adafitemo wenda inoso cyangwa se adafiteho skills.
Reka noneho turebere hamwe ese Regis yaje gute muri sinema, ese byatewe n'iki kugira ngo aze muri sinema. Ese muri Regis impano yiwe nyine yatangiye kugaragara ryari, ese nyine ni ikihe kintu cyamusunikiye kuba yatangira gusetsa abantu nk'uko tubibona, cyangwa se kuza mu isura y'ubusharire nyine akagaragara nk'umuntu wababaye, nk'umuntu wariye igikakarubamba, cyangwa se nk'umuntu wasomye ku muravumba. Ubundi Regis yaragize ati rwose njyewe impano yanjye yatangiye nyiri muto cyane, najyaga nicara n'ababyeyi banjye nkabasetsa nkabasusurutsa, aho bagize gutya bakazajya banamemba utuzina tw'abakomediyani cyangwa se nyine makeya twa tuzina tugaragaza nyine impano yawe cyangwa se twerekana ibyo wiyumvamo. Ati kera kabaye rero naje kwiga segonderi ndayiga ndayirangiza mu bintu bitari byoroshye, nza kujya muri university nk'uko nabibabwiye, nyine yiga icyitwa digital media production, ayiga muri IPRC Kigali. Ati ibyo byose nyine urwo rugendo rwose naruciyemo, finally tuza kwiga nk'abandi bose nza mu buzima bwo hanze. Ati naje nyine nangira gushakisha mba umushomeri nk'abandi bose, nkashakisha ubuzima bikanga, nkakubita hirya no hino bikanga. Ati ariko finally naje kugira igitekerezo ndavuga nise ko nizi ibintu bya digital media production watangira nkabishyira mu bikorwa cyangwa se uwabigerageza. Ati nibwo natangiye nangira gukora utuvideo duto cyane, nawe ubyumve neza ukuntu yatangiye nyine afata utuvideo dusanzwe akatwaprodinga kuri YouTube, aho yatangiranye n'uwitwa Rusine Patrick. Ese Rusine uramwibuka? Wazamuwe n'utwa Karabutoni Kiboke. Ati rwose natangiye mfata utuvideo dutoya numva yuko nyine ari ibintu byo kwishimisha kugira ngo ngerageze amahirwe. Ati kera kabaye naje gukora akavideo rimwe mbona karakunzwe cyane. Ati bundi nyitangira natangiye rwose mbona views 10 views 5 nk'uko nyine wenda ureba kuri channel yanjye bimeze, ndigira views 10 50 70 kandi ngakomeza nkaba hard working. Rwose uyu musore ngo nawe niko yatangiye, ariko ntabwo yigeze acika intege cyangwa se ntabwo yabaye weakness. Ese ubundi Kapiteni Regis nyine yabaye umusitari gute? Ese yagize kuri Afrimax gute? Ese yaje kwitwa Kapiteni Regis gute? Regis yaragize ati kera kabaye nigeze nakora video irakundwa cyane, irenze 5,000 10,000 20 igira mu 100,000. Ati iyo video nyemara kuyikora naje kugirwa amahirwe cyane. Ati hari YouTube channel yitwaga Afrimax TV yaje kubona yuko mfite impano inyizereramo, insaba yuko najya nkora filime nyine mu makeya barangiza nyine bakazaplodinga kuri YouTube channel yabo. Ati murabizi neza yuko rwose nyitangira ubundi natangiye ndi umusirikare cyangwa se ngaragaza uburakari ndetse n'ubusharire. Ati Afrimax nyine yaramfashe insaba yuko nabandikira filime cyangwa se nabandikira comedy cyangwa se nyine nabandikira script, ubundi nkazanekina nkayibahereza bakishyira kuri YouTube channel yabo. Atari ku icyo gihe Imana yangiriye neza cyane. Ati kubera yuko bayize gutya bafata ya filimi itangira kubeta mu 100,000 nyine ciduka nabonye miliyoni. Ati icyo gihe rwose nibwo natangiye nitwa Kapiteni Regis, abantu batangira kunyita kapiteni kandi rwose ndi civilian yaho ngaho. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo nawe niba uzi neza yuko ufite impano, niba uzi neza yuko rwose ufite talenti, wikiheba. Ikintu usabwa nta kindi, ese uri gukora iki kugira ngo abanyarwanda abantu babone impano yawe? Ni ikihe kintu aka kanya uri gukora kugira ngo nyine ya mpano yawe izagaragare, cyangwa se igihe nikigira Imana ikakublessinga abantu bazayimenye bayishimire ndetse kandi rwose bayikonde. Jye mwese murabizi neza ko mu minsi ishize mwabonye indirimbo y'umwana witwa Olivier Ken, indirimbo ivuga ngo baby narakubabaje musore. Iyo ndirimbo mwese murayizi. Uriya mwana nyine wasanga arakoze iriya ndirimbo yumva yuko ari blague, nyine ari kwishimisha bisanzwe, nyine akumva nyine akunda umuziki, akumva yuko ari ibintu bisanzwe rwose, nubwo afite tarirenze cyangwa se tara ihambaye. Ariko buriya ikintu cya mbere muri entertainment, muri sinema, iyo ushaka nyine kugaragaza impano yawe, the first ni ukwitinyuka, nta gishoro utangije. Buriya abantu benshi bakunze gukora mistake, umuntu agatangira we nyine agatangira kugaragaza impano, agatangira asohora amafaranga. Iyo ufite impano ya nyayo, iyo Imana izakublessinga, ntabwo ushora amafaranga, ushora activity cyangwa se ushora ibikorwa, ushora talent gusa. Rondamye nashidikanya rwose iyi nkuru ya Regis igusigiye isomo rikomeye cyane. Iyi yari inkuru cyangwa se yari amateka y'uwitwa Kwizera Jordan Maniti wamenyekanye cyane nka Kapiteni Regis cyangwa se nka Regis muri sinema nyarwanda. Nabwiye yuko uyu musore nyine amazina ye wasanzwe yitwa Kwizera Jordan Maniti, yavutse mu mwaka w'1995, avukira ndetse kandi anakura mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kicukiro. Kandi Regis yavutse mu muryango w'abana batatu, aho yize muri kaminuza yitwa IPRC Kigali,
aho kandi yize isomo ryitwa Digital Media Production. Kandi Regis yavuze ko rwose impano yiwe yatangiye kugaragara akiri muto cyane, nubwo wenda nyine hari ukuntu uba warabuze inzira wabicishamo, ariko ngo akiri muto nyine yari afite impano kandi rwose igaragara. Kandi Regis nyine yavuze yuko yazamuwe na Afrimax TV ariyo yabigizemwo uruhare rukomeye cyane. Uyu munsi Regis afite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, afite amakampani, afite nyine inzu nziza abayeho neza kubera impano yiwe gusa. Ndagushimiye cyane rero warebye ino video kuva itangiye kugera ahanga igeze. Njye kumva nk'ibisanzwe amazina yanjye nitwa Eva, naho tubicano yacu ikitwa Eva Talk Empire. Imana ikurinde, hasta la vista, ciao ciao.